Ndagushimiye cyane wowe ukomeje kudukurikira kandi mwifurije ibihe byiza. Nizere ko ibyo urimo byose umeze neza cyane. Guhaye ikaze nanone ku gicumbi cy'ivyegeranyo byihariye ubudasa. Amakuru abagezweho hirya no hino ku isi nta handi wayasanga ni kuri Stone TV Show. Ibyegeranyo byihariye ubudasa ni kuri Stone TV Show, ndetse tunarushaho kungurana ubumenyi ku bintu bitandukanye. Reka nguhe ikaze muri top yacu y'uyu munsi, aho tugiye kuvuga ku mijyi 10 ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afrika. Nizere ko wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Niba utarabikora kandi kanda handitse subscribe ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ni ibiganiro ukurikira kuri Stone TV Show, nawe nje mubana nitwa MER. Nguhaye ikaze muri top 10 yacu y'uyu munsi, aho tugiye kuvuga ku mijyi 10 ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afrika. Tudatinze ku rutonde rwacu rw'imijyi nyine 10 ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afrika, n'urutonde rwakozwe n'urubuga rwitwa www.worldatlas.com. Ku mwanya wa 10 biragaragara ko umujyi utuwe cyane ku mugabane wa Afrika ni umujyi wa Durban. Ni umujyi uherereye muri Afrika y'Epfo cyangwa se South Africa. Uyu mujyi ukaba utuwe n'abaturage miliyoni 3,120 ndetse n'abaturage 282. Bikaba rero biwushyira ku mwanya wa 10 mu mijyi ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afrika. Ku mwanya wa 9 mu mijyi ituwe n'abaturage benshi kugeza ubu ngubu ku mugabane wa Afrika, turasanga umujyi uherereye muri Afrika y'Amajyaruguru, ni aho benshi bakunda kwita muri Maghreb mu gihugu cya Maroc. Uyu mujyi witwa Casablanca, ukaba utuwe n'abaturage miliyoni 3,114 ndetse n'abaturage 909. Ibi biwushyira ku mwanya wa 9 mu mijyi ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afrika muri uyu mwaka w'2023. Ku mwanya wa 8 turasanga umujyi wa Cape Town. Cape Town iza ku mwanya wa 8 mu mijyi ituwe cyane ku mugabane wa Afrika. Ituwe n'abaturage miliyoni 3,433 n'abaturage 441. Ni Cape Town, umujyi uherereye muri Afrika y'Epfo cyangwa se muri South Africa. Ku mwanya wa 7 turasanga umujyi uherereye mu gihugu cya Nigeria. Iki gihugu nacyo gihugu cya mbere gituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afrika. Ku mwanya wa 7 rero turasanga umujyi uherereye muri iki gihugu witwa Ibadan, ukaba utuwe n'abaturage miliyoni 3,565 ndetse n'abaturage 108. Bishyira uyu mujyi ku mwanya wa 7 mu mijyi ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afrika. Ku mwanya wa 6 turasanga umujyi uherereye muri Ivory Coast cyangwa se muri Cote d'Ivoire, akaba ari umujyi wa Abidjan. Uyu mujyi uza ku mwanya wa 6 mu mijyi ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afrika. Utuwe n'abaturage bangana na miliyoni 3,677 n'abaturage 115. Bishyira uyu mujyi wa Abidjan ku mwanya wa 6 mu mijyi ituwe cyane ku mugabane wa Afrika. Ku mwanya wa 5 twinjira muri top 5 mu mijyi ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afrika. Turasanga umujyi wa Alexandria. Uyu mujyi uherereye mu gihugu cya Misiri, utuwe n'abaturage miliyoni 3,811 n'abaturage 516. Biwushyira ku mwanya wa 5 mu mijyi ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afrika muri uyu mwaka. Ku mwanya wa 4 turasanga undi mujyi uherereye mu gihugu cya Nigeria, ni umujyi witwa Kano. Uyu mujyi utuwe n'abaturage miliyoni 4,103. Bishyira nyine uyu mujyi ku mwanya wa 4 mu mijyi ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afrika muri uyu mwaka. Ku mwanya wa 3 mu mijyi ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afrika, usanga umujyi uherereye mu majyaruguru n'umujyi w'umugabane wa Afrika cyangwa se muri Maghreb. Ni umujyi uherereye mu gihugu cya Egypt, ni umujyi wa Cairo. Uyu mujyi kugeza kuri ubu ngubu utuwe n'abaturage bangana na miliyoni 7,734 n'abaturage 614. Ibi bishyira uyu mujyi ku mwanya wa 3 mu mijyi ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afrika.
ku mwanya wa kabiri mu mijyi ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afurika turahasanga umurwa mukuru wa Democratic Republic of Congo cyangwa se DRC, ni umujyi witwa Kinshasa ikaba ituwe n'abaturage kugeza kuri ubu miliyoni 7,785 n'abaturage 965 bishyira uyu mujyi ku mwanya wa kabiri mu mijyi ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afurika muri uyu mwaka w'2023. ku mwanya wa mbere mu mijyi ituwe cyane ku mugabane wa Afurika turasanga umujyi n'ubundi uherereye mu gihugu kiza ku mwanya wa mbere mu bihugu bituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afurika, ni umujyi wa Lagos ni umujyi uherereye mu gihugu cya Nigeria. Iki gihugu nyine nacyo kikaba kiza ku mwanya wa mbere mu bihugu bituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afurika. Lagos kugeza kuri ubu ngubu ituwe n'abaturage 15,388 bishyira uyu mujyi ku mwanya wa mbere mu mijyi ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afurika kugeza kuri ubu ngubu. Ubu rero tuvugana imijyi 10 ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afurika ni iyo ngiyo iyobowe na Lagos, Kinshasa ndetse na Cairo, akaba ariyo mijyi 10 ituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Afurika muri uyu mwaka w'2023. Reka ngushimire cyane wowe ukomeje kudukurikira ubana natwe mu biganiro bitandukanye, yaba amakuru agezweho muri sport, entertainment no mu zindi activities zitandukanye. Ubana natwe kandi mu byegeranyo byihariye ubudasa utasanga ahandi. Niba ari ubwa mbere ugeze hano wibuke gukanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Niba kandi wowe waramaze gukora subscribe kuri iyi channel ndagushimiye cyane. Nawe nijye mubana nitwa Emi Al, komeza ugire ibihe byiza unogerwa na gahunda zose ugiye urimo, ibyirimo byose bikugendekere neza. Ubana natwe kuri Stone TV Show. Nitwa Emi Al. Salam, shalom.